Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima. Nizere ko rero aho uri hose umeze neza, yaba udukurikira uherereye mu bice by'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko ukomeje guhirwa n'ibyo uri gukora. Nkaba nifuje ko turebera hamwe umuti mwiza cyane, nyuma y'aho bigaragaye ko hari abagabo baca abagore inyuma bitewe n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo. Hari igihe aba yarabashije kuba yarahuye n'abantu benshi mbere y'uko mubana, yasanga ufite ikibazo cy'uko nta mavangingo ugira cyangwa amazi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bikaba byakuviramo kuba wacibwa inyuma. Ibyo rero nifuje kukugezaho uyu munsi. Nkaba nifuje ko dutegura umuti mwiza cyane kandi woroheje ushobora kuba wagufasha kuba wahangana n'iki kibazo ndetse kikarangira burundu. Nkaba ngusaba rero ngo niba utarakora subscribe, ikore aka kanya kuri Better Skills TV kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nubwo abagore bose burya bagira amavangingo ariko ntabwo bagira ayangana. Harimo abitwa mu gifaransa les féminines fontaneuses, mu kinyarwanda tukaba twabagereranya nka ya nsigamigani ya Nyiransibura. Akaba ari abagore banyarabusoko utangira imibonano mpuzabitsina amavangingo akaba aza kugeza urangije. Nyamara kandi habaho n'abandi bisaba gukoma ahari uburyohe ngo amavangingo aze, nabo ukaba wabagereranya nko gukamura umwenda urimo amazi ntibigorane. Gusa habaho n'abandi bisaba gushishikara no kutarambirwa, twanaza tukaza ari donyidonyi. Inkuru nziza ihari nuko burya hari ibyo Imana yaremye bifasha kongera aya mavangingo utiriwe witabaza indi miti, dore ko ubucukumbuzi bugezweho ari iyo guha imiti gakondo abagore ngo biyongerere aya mavangingo. Muri iyi nkuru rero tugiye kukubwira ibyo wakwikorera ubwawe ukaba wakongera aya mavangingo utiriwe utakaza amafaranga ujya mu bavuzi. Tukaba rero tugiye kwifashisha ibintu bigera muri 5 kugira ngo tubashe kuba twategura uyu muti wacu. Ariko mbere y'uko dutangira ndagenda nkubwira akamaro ka buri kimwe tugiye gukoresha kugira ngo tuze kuwutegura uzi neza impamvu yawo ndetse n'icyo uzamarira umubiri wawe. Ku mwanya wa mbere rero mu byo tuza gukoresha, turaza gukoresha amazi. Amazi ayatunywa niyo aza ku isonga mu kongerera umugore amavangingo, nubwo abantu benshi batabizi. Amazi uretse kugufasha kongera amavangingo kandi azanagufasha gutuma aza asa neza kandi atananuka. Nibyo koko amavangingo aho yaguye ushatse wakwanika utanameshe kuko ntahatera ikizinga kandi ubwayo nta nubwo ananuka. Gusa kubera kwivanga n'amasohoro nyuma y'imibonano mpuzabitsina nicyo gishobora gutuma aho wakoreye imibonano mpuzabitsina iyo utahasukuye hanuka. Byibuze umuntu aba agomba kunywa ibirahure by'amazi ku munsi. Ibi bikaba byagufasha kuba wabona umusaruro mu gihe gitoya. Ikindi cya kabiri rero tuza kwifashisha ni urubuto rwitwa watermelon, mu gifaransa bakaba batwita pasteke. Narwo rero akaba ari ingenzi mu kongerera abagore amavangingo. Uru rubuto rero ibirenga 80% birugize ni amazi, bikaba birufasha gutuma umugore yongera aye. Akarusho kandi nuko uru ruvange rw'umutobe wa watermelon ndetse n'indimu biri mu bifasha mu kongerera umuntu ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko twagiye tubibona muri video zacu zagiye zitambuka. Niyo warya agasete gato buri munsi, mu gihe gito uba wabonye umusaruro umugabo azatanga ubuhamya. Ku mwanya wa gatatu rero turaza kwifashisha inshyushyu ivanze n'ubuki. Iki kinyobwa gifite byinshi kimariye umubiri wacu, gusa kikanagira umwihariko wo kongera amavangingo ku rwego rushimishije. Wowe teka inshyushyu ubundi ushyiremo ubuki, uzatanga ubuhamya nyuma y'igihe gito. Iyi nshyushyu rero ivanze n'ubuki nayo ikaba ifasha mu kongerera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Niba ugira ikibazo cy'amavangingo make, iki kinyobwa gifate mu cyimbo cy'icyayi uzahita ubona umusaruro vuba. Ku mwanya wa 4 rero turaza kwifashisha umutobe wa seleri. Uyu mutobe rero ukunze kunyobwa n'abashaka kugabanya ibiro,
ariko nyamara unafasha burya gutuma amavangingo yiyongera. Kuwukora rero ukaba ufata seleri ugashyira mu kamashini gakora imitobe, nimba utagafite washyira mu gasekuru ubundi ugashyiramo amazi aringaniye ukayungurura, warangiza ukanywa. Uyu mutobe ntuwuteka ahubwo ukoresha amazi atetse, kandi seleri uba wabashije kuba wazikoreye isuku ihagije. Ku mwanya wa gatanu rero turaza kwifashisha kokombure. Iyi nayo ifite akamaro kanyuranye mu mubiri wacu, gusa nayo iza mu byo kurya bifasha umugore mu kongera amavangingo. Kokombure imwe iringaniye buri munsi ifasha gutuma ibyo byiza abagabo bakunda byiyongera, kandi n'umugore akanezezwa no kutitwa mu kagatare. Nyuma yo kurebera hamwe rero ibingibi tugiye kwifashisha dutegura uyu muti wacu, akaba atari byo byonyine ushobora kuba wakwifashisha ukongera aya mavangingo, ahubwo ukaba wanakwihata kurya bimwe mu biryo bigiye bikungahaye kuri vitamine E. Ibi nabyo akaba ari isoko nziza yo kuba wakongera amavangingo. Ikindi kandi ni uko kunywa icyayi kigiye kirimo tangawize iringaniye, ibi nabyo biri mu byongerera ubushake abagore kandi bigatuma n'amavangingo aza mu buryo bworoshye. Kadutangire rero nze nkubwire uburyo tugiye gukoresha uyu muti wacu. Ibikoresho rero tuza kwifashisha harimo blender, ushobora kuba utayifite ukaza gukoresha rape waba utayifite, ndetse ukaba wakoresha n'agasekuru kawe gato kuko nako kagufasha kuba wategura uyu muti wacu. Niba ufite blender rero biroroshye cyane, urafata kokombure nk'ebyiri cyangwa eshatu, nurangiza ufate 1/2 cya watermelon bitewe n'uko ingana, cyangwa ukoreshe 1/4. Numara kubifata ibingibi urabihuriza hamwe, ufate ibibabi bya seleri nk'irobo, nurangiza ubishyire muri blender ubisye ukuremo umutobe. Uyu mutobe rero numara kuwubona, icyo uzakora ni iki. Uyu mutobe rero ukaba uzawukora wifashishije byibuze litiro 1 y'amazi. Uzafata litiro 1 y'amazi ushyiremo 1/2 cya watermelon, nurangiza ushyiremo kokombure nk'eshatu, nurangiza ushyiremo irobo rya seleri ubundi usye. Bitewe n'uko blender ingana, ushobora kuzajya ugenda usya bike bike kugira ngo ubashe kuba wabona umutobe wawe. Uzabikora gutya rero. Niba ufite rape uzabirapa kugeza ubonye umutobe, nurangiza ufate seleri uzisekurire ku ruhande, uzishyiremo ubundi ukamure ubone umutobe wawe. Ibi ngibi rero nubirangiza, reka nkubwire uburyo uyu muti uzajya uwunywa. Ukibyuka mu gitondo uzajya unywa ikirahure cy'amazi y'akazuyazi kibanze cyoze mu nda, nurangiza ufate igikombe cy'inusu cy'uyu mutobe ukinywe mu gitondo. Nurangiza unywe inshyushyu ivanze n'ubuki, dore ko ushobora kuba wanakongeramo ka tangawize gakeya. Ibi ngibi rero uzabikora mu gihe kitarenze iminsi 7, uzaba umaze kubona umusaruro woroheje, niba udafite ikibazo gikanganye. Gusa niba urwaye infection, ni byiza kubanza kujya kwa muganga ukaba wakwivuza. Sibyo ko mu minsi iri imbere nzabategurira n'uburyo ushobora kuba wanarwanya infection mu gitsina cyawe, dore ko iyi nayo ari intandaro yo gutuma abagore benshi batagira aya mavangingo. Ibi bikaba byashoboka rero ko byaterwa no kuba warikinishije, ndetse n'umuhangayiko ukabije, kutiyumvamo uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina, ndetse no kuba uwo muri kuyikorana ashobora kuba atabizi cyane ngo abe yagushimisha ku rwego rwo hejuru. Ndetse ibi byose bikaba byaterwa n'uburyo yaba yaguteguriyemo, ndetse n'aho muri, ndetse n'igihe mumaranye muyikora. Ibi byose rero ni ibishobora kuba byagutera kuba utabasha kuba wagira amavangingo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ndagushimiye rero, tuzasubira ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Wibutsa ngo niba utarakora subscribe kuri Beta Skills TV, bikore aka kanya tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabakunda cyane rero, tuzasubira ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye.